burya n'unkunda ibyishimo byinshi biransaza cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenye neza yuko aho ndabyukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi ndatari we nzamuhoza umutima nzamuhoza umutima icyifuzo cyanjye nuko utamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu mbanezerewe kandi namenye neza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza umutima nzamuhoza umutima nzamuhoza umutima.
nzajya mukundane umunsi, nzajya mukundane umunsi, nzajya mukundane umunsi. Uyu munsi ngiye kubagezaho isomo rya gitari, uko bacuranga gitari. Abantu benshi bahora bambaza uko bacuranga gitari, uko nabigisha gutangira gucuranga gitari. Nibyo rero uyu munsi nje kubakorera, nibyo nje kubigisha, nje kubereka uko bacuranga, uko baririmba kuri gitari iyi ngiyi mureba, gitari acoustic. Kuri gitari rero ubundi gitari igizwe n'ibice navuga ko ari bitatu by'ingenzi. Nk'uko muyireba ahangaha, gitari igizwe n'iki gice tureba hano. Iki gice nicyo twita umutwe cyangwa se la tête cyangwa se headstone mu cyongereza. Hakaza noneho iki gice kindi mureba hano cyo twita umuhini wa gitari. Umuhini wa gitari noneho ni igice mureba kiriho n'utundi duce twinshi, ari nacyo mu gifaransa bita romanche cyangwa se mu cyongereza fingerboard. Hakaza noneho iki gice nacyo mureba hano ari cyo twita igihimba cyangwa se mu gifaransa la caisse, mu cyongereza ho kikaba cyitwa body. Nibyo bice rero by'ingenzi bigize gitari. Murimo murabona na hano twita udukazamirya dutuma umurya ubasha kuvuga, donc dufasha mu kuregera, réglage, dufasha muri réglage. Hanyuma hazaho noneho muri iki gice cya hano haza imirya. Imirya ari nayo tuba turimo ducuranga. Imirya niyo tuba turimo ducuranga, iba yambukiranyije ku gihimba, ikanafata hano ku mutwe, igasimbuka umuhini wa gitari. Noneho iyo turimo ducuranga niyo dukandaho igafata ku muhini wa gitari, hanyuma igahita gitari nayo igasona, ikabasha kuvuga. Iyo ngiyo rero niyo twita imirya. Noneho ku muhini wa gitari hariho utungutu mureba hano duhagaze, ari natwo dutuma ibasha kuvuga, kuko iyo ukanze nitwo dutuma umurya ukoraho, noneho bigatuma ibasha kuvuga. Noneho hano haza utuzu mureba hano, utuzu tugenda tunahindagurika uko gitari zigenda zisumbana. Uko hari gitari uzasanga ifite 18, 20, 22, 24 gutyo gutyo, ugenda rero zisumbana uko zigiye zifite utuzu cyangwa se twita les cases mu Gifaransa. Noneho haza rero ahangaha gihimba mureba kiriho aka kantu mureba hano, ahangaha naho intoki zifata kugira ngo inzara zidakobora, zitaza gukobora kino gice. Niyo mpamvu mureba bimeze gutya. Hanyuma hano haza icyo twita bridge cyangwa se nk'ikiraro, aho imirya yambukiranya igiye gufata ku mutwe kugira ngo ngiye turi gucuranga ifate kuri gitari hano. Iyo ngiyo rero ni imirya, ngiyi ikaba ikiraro cyangwa se icyo twita bridge. Uyu mwobo umubona hano, icyo twita hole, uyu mwobo niwo utuma gitari ibasha kuvuga idacometse kuri speaker. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu uramutse upfutse ntabwo gitari yabasha kuvuga neza. Noneho hanyuma ibindi bice n'utundi tugiye ari dutoya, nk'ahangaha murimo habona nahafasha hagafasha réglage, ukabasha kuregera volume mu duce twa volume. Ahangaha harimo volume, naho amplification, kwamplifia ndetse na volume bisanzwe. Nuko nguko. Iyi rero iyi ngiyi ikaba ari gitari mu by'ukuri muri rusange. Hanyuma gitari zigenda zihindagurika, hari navuga ko mu bwoko butatu. Hari iyo twita gitari sèche, ni gitari ucuranga udashyize ku ndangururamajwi runaka. Hakaza gitari iyo twita gitari electrique.
Gitari electrique ni gitari ukoresha ari uko ivuga ari uko wayicometse kuri speaker runaka, wayicometse ahantu ku ndangururamajwi. Noneho hakaza na gitari acoustique ariyo iyi ngiyi, noneho yo ivuga ari uko wayicometse cyangwa se utanayicometse. Ni ukuvuga ngo ishobora gukora bya bindi byombi, kuvuga ukayicuranga ikarangurura utayicometse nk'uko ndi kubigenza, ndetse no kuba yavuga ari uko wayicometse gusa. Iyo ngiyo rero ni gitari acoustique muri make. Noneho ku bijyanye no kumenya gucuranga, iyi mirya iri hano, ubundi umuziki ugendera ku manota 7 y'ingenzi. Inota rya mbere ryitwa do, rya kabiri ni re, rya gatatu ni mi, rya kane ni fa, rya gatanu ni sol, rya gatandatu ni la, rya karindwi ni si. Do re mi fa sol la si do, do si la so fa mi re do, do re mi fa sol la si do, do si la so fa mi re do. Nuko amajwi agenda. Kuvuga ngo niba ugiye do re mi fa sol la si do re mi fa sol, so fa mi re do si la so fa mi re do si la so fa mi. Urumva ni ya manota amwe turi kugenda dusubiramo. Ushobora kuzamuka ujya hejuru, ukagenda ukarenga rwose ugakomeza ukazamuka, cyangwa se ikaba uri ahahera hasi n'ubundi hasanzwe mo hagati. Icyo ni byo twita ama octave. Muri ayo manota rero 7, hano iyo turi kuri gitari hano acoustique yacu, ifite imirya 6, ubundi hari na gitari zigira imirya 7, hari zigira imirya 12, bigenda zitandukana. Noneho iyi ngiyi buri murya ugiye ufite inota bihura muri ya manota twavugaga, ya manota nahoze mvuga. Icya mbere, uyu murya reka mpere kuri wo hejuru. Uyu nguyu uba ufite inota rya mi, inota rya mi. Uyu nguyu ukagira inota rya sol, iyi ngiyi ikagira inota rya re, ni ukuvuga ngo ujyanye inota rya re. Noneho uyu nguyu ukaba ujyanye na la, re, donc sol, re, la. Noneho hakaza uyu murya wa mi, si sol la mi, mi la re, so si mi si sol la mi. Ni ukuvuga ngo ni ayo manota niko bigiye bijyanye. Noneho kandi ayo manota yo agenda agira andi manota agiye ashamikiyeho, ayo twita ama bemol cyangwa se ama dièse. Iyo tuvuze dièse ni ukuvuga ngo ni bya nota ufashe bya nota original uteranyijeho un demi-ton. Un demi-ton nayo mugiye kumbaza ngo ni iki. Un demi-ton ni ukuvuga un ton twagereranya, aha ngaha twagereranya no kuba yaba ari akazu, twasimbuka akazu. Noneho un demi-ton bikaba ari uko twaba tutagasimbutse, tukaba tugejejemo hagati. Ni ukuvuga ngo un ton, niba tuvuze ngo wenda hagati ya do na re harimo un ton, ubwo ni do. Niba harimo un ton ndasimbuka akazu kamwe mpita njya aha ngaha. Ni ukuvuga ngo kuko ari amanota hagati ya do na re harimo un ton, re na mi harimo un ton, mi na fa hakazamo un demi-ton, fa na sol hakazamo un ton, sol na la hakazamo un ton, la na si hakazamo un ton, si na do hakazamo un demi-ton. Ni ukuvuga ngo ni uko nguko amanota yubatse. Noneho hakaza amabemoro y'amadiyeze nk'uko twari turimo tubivuga. Amanota rero kuri buri murya uko agiye ameze, ngira ngo mwabonye ay'intangiriro. Niba tuvuze yuko hamwe harimo un ton, tukaba twabonye ko un ton ari ugusimbuka akazu, hakaba ahandi harimo un demi-ton, tukaba twabonye ko un demi-ton ari igihe utasimbutse akazu. Noneho biraza guhita bitworohera. Uyu murya dufite witwa mi. Ni ukuvuga ngo uyu murya wa mi, uyu murya usona mi. Murabyumva yuko umurya usona mi. Ubwo ninjya kuri fa, kuko hagati ya mi na fa harimo un demi-ton, ubwo nta kazu nsimbuka, ubwo ndahita nkanda hano. Nimba kuri fa ngiye kuri sol, kuko harimo un ton, ndahita nsimbuka akazu. So
hagati ya so na la ndahita nkasimbuka so la na si, urabona ko hano hariho ento la na si, niyo mpamvu ubwo ntarutse kano kazu la si na do, noneho si do si la sol fa mi fa sol la si do. Noneho ngo niba iyo bimaze kugenda gutya umaze kubona uko kumurya bimeze, wajya no kumurya ukurikiyeho. Umurya ukurikiyeho twabonye yuko usanzwe ari la. Niba ari la, ni ukuvuga yuko iyo la igomba kuba nitwongeraho endo miton twaba tuguye mu kazu kandi tudasinze akazu. Twakongeraho endo miton nabwo tukagwa mu kandi, twakongeramo endo miton nabwo bikagwa mu kandi, ni ukuvuga yuko ento tukaba twayirengeje. Ni ukuvuga ngo rero nimba ari la hagati ya la na si twabonye ko harimo ento, ubona ukuvuga ko si. Hagati ya si na do twabonye ko harimo endo miton do. Hagati ya do na re twabonye ko harimo ento, turasimbuka akazu. Re na mi twabonye ko harimo ento. Mi na fa twabonye ko harimo endo miton. Mi na fa na sol ni ibibazo. Nuko nguko rero kuri uyu murya bigiye bimeze. Noneho tujye ku murya wundi ukurikiyeho ari wo murya wa re. Umurya wa re niba ari re twabonye ko hagati ya re na mi harimo ento. Hagati ya mi na fa hakazamo endo miton. Fa nta kazu dusimbuka. Hagati ya fa na sol hakazamo ento. Fa sol. Hagati ya sol na la twabonye ko harimo ento. Sola. Hagati ya la na si, la si. Noneho hagati ya si na do, si do. Noneho tujya kuri sol. So hagati ya sol na la harimo ento. Sola. La na si harimo ento. La si. Hagati ya si na do, si la so fa mi re do si la so fa mi so la si do re fa so la si do re fa so. Urumva nkaho kuri mi naho ni kwa kundi mi fa so la si do. Nuko kuri gitari bigenda, nuko amanota uyabona. None igita gikurikiraho rero, iyo umaze kumenya amanota ukurikizaho imyitozo y'intoki. Akenshi imyitozo y'intoki dukunze gukora dukoresheje aka twita mediator. Hano iyi ngiyi yitwa mediator. Hano muri kuhabona kandi kantu kari kuri gitari, aka bakita kapo cyangwa se kapodastre. Iyi kapo ikaba ifasha kugira ngo ubashe gucurangira hejuru. Niba ushaka kwigira hejuru ugende wigira hejuru ucurangira ushaka. Iyi ngiyi nicyo imaze. Noneho akangaka nako turagacurangisha, ni ukuvuga ngo mu byo kazi no gucuranga birimo, ni ukuvuga ngo nicyo tugakoresha cyane. Noneho ku myitozo y'intoki rero, ni ukuvuga ngo ushobora kuza ugafata urutoki ukarushyira muri aka kazu ka gatatu, ni urugero. Warangiza ariko byiza gukora imyitozo iyo ugitangira wahera muri aka kazu ka gatanu. Muri aka kazu ka gatanu ushyira mu rutoki rwa mbere, noneho warangiza ugahita rwa kabiri ukarushyira mu gakurikiyeho wakuyeho rwa mbere. Rwa gatatu narwo nuko ukarushyira mu gakurikiyeho wakuyeho za zindi zombi. Urwa kane narwo ukarushyira mu gakurikiyeho wakuyeho za ntoki zombi. Wanga ukagira
kugera igihe nyine uzagenda noneho ushobora no guhindura intoki ukabishyiraho, noneho ukabangana nk'uru rwa mbere ugakurikizaho urwa gatatu, ugakurikizaho urwa kabiri, ugakurikizaho urwa kane, urwa mbere, urwa gatatu, urwa kabiri, urwa kane, urwa mbere, urwa gatatu, urwa kabiri, urwa kane. Ni gutya. Noneho ushobora no guhindura ugafata wenda urwa mbere, urwa kane, urwa gatatu, urwa kabiri. Ushobora no guhera kuri uru rutoki wenda rwa kabiri, ugahera kuri urwa kabiri, urwa kabiri, urwa mbere, urwa gatatu, urwa kane. Intoki zose ukagenda uzisimburanya. Ubwo rero wayikora noneho wihuse, uba ushobora kugenda uyicangacanganya yose. Urugero, rero imyitozo y'intoki ikorwa. Uba ushobora no kujya ugorora intoki ugashyiramo nk'ikiganza cyangwa se ukazigorora buhoro buhoro, ugenda uzigorora kubera ko ziba zikeneye kugororoka kugira ngo zibashe gukora neza. Ni uko nguko rero ugomba kubigenza kugira ngo zibashe gukora neza. Ni ukuvuga ngo zigororoke neza, ugomba kugenda uzigorora. Noneho hanyuma iyo urangije hakurikira noneho kwiga amanota ya gitari. Amanota kuri gitari noneho bisanzwe inota rimwe riba rigizwe n'amanota 3 ubundi muri make, ko iyo dufashe icyo twita amajeri. Noneho inota rya mbere ni inota rya do. Do ubwifatwa ufashe urutoki rwa gatatu, nwangu urunirwo urutoki rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane. Rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, urwa kane. Iyo ngiyo nizo ntoki turi gukoresha. Urutoki rero rwa gatatu rurafata mu kazu ka gatatu ku murya wa kabiri. Urutoki rwa kabiri ruri bufate ku murya wa gatatu mu kazu ka kabiri. Noneho urutoki rwa mbere rurafata ku murya wa gatanu mu kazu ka mbere. Noneho haraza noneho inota byitwa re. Urabona ko iyi ngiyi twafashe do mi so do mi, do mi so do mi, so do mi, so do mi, so. Noneho hakurikiraho inota rya re. Inota rya re turifata gutya.
uvuga ngo inota rya re, urutoki rwa mbere rurafata mu murya wa kane, donc ku murya wa kane mu kazu ka kabiri. Noneho urutoki rwa kabiri rufate ku murya wa gatandatu mu kazu ka kabiri. Noneho urwa gatatu ruri buze guhita rufata noneho mu kazu ka gatatu ku murya wa gatanu. Turaba tugize rero re majeur. Noneho haza nyuma na re mineur, hakaza amado mineur, hakaza amala mineur, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho inota rya gatatu ni inota rya mi. Dufata inota rya mi rero rifatwa gute? Inota rya mi urifata iyo wafashe urutoki rwa mbere ukarushyira ku murya wa kane mu kazu ka mbere, urutoki rwa kabiri ukarushyira ku murya wa gatatu mu kazu ka kabiri. Uhashyira urwa gatatu, urwa gatatu rurajya ku murya wa gatatu mu kazu ka kabiri, noneho urwa kabiri rujye ku murya wa kabiri mu kazu ka kabiri. Noneho urabugize inota ryuzuye. Nashaka kugira ababyiga ku buryo burambuye, murabyandika muri comment, mushobora kumbona n'ubundi nshobora kubibigisha. Noneho ni uku nguku biba bimeze. Inota rikurikiyeho ni fa. Inota rya fa ubundi rifata gutya. Inota rya fa ni ukuvuga ngo ni fa, la, do, mi. Fa, la, do, mi. Ni ukuvuga ngo iyi nota rya mbere risona fa, aha ha kabiri risona fa mu kazu ka gatatu, ku murya wa gatatu, sol mu kazu ka kane, fa sol fa sol fa sol. Noneho iyi ngiyi ni mi, iyi ikaba fa. Iyi fa rero nyine nkuko nabivugaga, ni ukuvuga ngo agatoki ka kane, urutoki rwa kane rurafata ku murya wa gatatu mu kazu ka gatatu, urutoki rwa gatatu rufate mu kazu ka gatatu ku murya wa kabiri, urutoki rwa kabiri rufate ku murya wa kane mu kazu ka kabiri. Noneho urutoki rwa mbere ruze gufata noneho icyo bita bare. Iyi niyo fa, ariko iyi fa ushobora no kuyifata gutya, ntabwo ari iby'abatangizi. Ushobora no kuyisimbuza ukayifata gutya, akenshi nibyo byorohera n'abantu. Uko amanota yo ubwayo agiye ameze. Fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. Nuko nguko amanota ateye, ubundi ukamenya kuririmba. Nyuma rero ngo nzabigisha n'ibyo bita amamineri, ama septième, ama cinquième, ama deuxième. Ufata umurya ukagenda urushaho kumenyera ndetse kumenya gucuranga. Isomo rero ry'uyu munsi ndagira ngo ndigarukiriza aha ngaha, nifuriza gukomeza kujya mukurikira amasomo mbagezaho ku ma televiziyo atandukanye, ari online, kuyasanzwe, aho hose banagiye ngenda mpatanga inyigisho. Ababa bakeneye rero ko hari ibindi mbasobanurira, mwajya mubinyandikira muri comments, haba harimo na nimero zanjye muri description, hanyuma mukabasha kuba mwankominika nkabasobanurira byimbitse. Reka rero mbasoreze mbaririmbira aka karirimbo. Bambari
bambariye bambeshya ngo ugiye i Buganda bataye ubutindi ndararuka njya i Buganda ndararuka njya i Buganda bajyaga bambwira ngo abavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa nyaruka ndararuka njya i Buganda ndararuka njya i Buganda mbesha abantu b'iwacu ko njya i Kigali bantuma y'ibintu bampa n'amafaranga ndayamukana uko nagiye i Buganda Masaka Mbarara ngenda ndaraguza ndangera mu mujyi Kampala na Mirenge uko nagiye i Buganda Ntaganda Nyawo nawe ati ni Marungu Isebo ndamukurikira kuko nanizeye ko amakazi tugeze muhira ati turawanze ikare Nyawo mu gitondo ntagira akazi ku buboyi hashize imyaka ibiri ndagaruka inza mbeshya ngo namburiwe Mbarara ibyo ni ikise yemwe bagenzi ibyo ni ikise yemwe bagenzi ko nagiye gushaka ubukungu nk'umukobwa nasabaga ararongorwa ibyanjye bimarwa n'umukeno ibyo byose byabaye imitagire ayiwe 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 uko nagiye i Buganda uko navuye i Buganda hehe